ni icyambere abonye bakunda impiya kabiri birarira gatatu bibona kane batukana gatanu batumvira ababyeyi babo gatandatu indashima karindwi batarabere umunani badakundana n'ababo icyenda batuzura icumi babeshyerana 11 batirinda 12 bagira urugomo 13 14 bagambana 15 ibyigenge 16 bikakaza 17 bakunda ibibanezeza 18 aho gukunda Imana 19 Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene nkuko bisanzwe mumenyereye ko tuza kuvuga ibintu bitandukanye, twigisha abantu, tubagira inama, tubigisha iby'ubuzima busanzwe, ijambo ry'Imana. Ariko noneho nkuko mubimenyereye, noneho bo murabizi ko turi kugenda twigisha igitabo cya Daniyeli mu buryo butandukanye, tugenda tuganira mu magambo atandukanye, aho tugenda twerekana ko hari ibintu byahanuwe byasohoye bimaze gusohora. Turi kugenda ducukumbura amayeri ya Satani n'amayeri y'abadayimoni. Rero nifashishije umukozi w'Imana, turakwakiriye. Arakoze cyane. Njye nitwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste, kandi si ubwa mbere nje hano kuri Mama Sharirene. So nahageze, Imana ibahe umugisha, mwakoze kongera kuntumira, kandi nimunongera mukabona aricyo nababwira abagukurikira nzaza. Imana iguhe umugisha rwose. Turakwishimiye kuri Mama Sharirene. Amen. Kandi wabonye na comment ko hari abantu bakomeje kwishimira ibi bintu. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Yego, ubwo rero nuko nyine nongeye kumugarura. Hari amagambo yo mu gitabo cya Daniyeli ngewe byarambabaje, tuzagenda tubiganira no mu byahishuwe. Nababwiye ukuntu nagize agahinda k'ukuntu igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe bitajya byigishwaho mu nsengero. Hanyuma tugenda rero dushaka gucukumbura ngo twerekane ikintu kibiri inyuma. Kuki abantu badashaka kumenya imbaraga Satani ari gukoresha abasukamwe ubuhenebere? Kuki badashaka kumenya ko Yesu agiye kuza? Kuki abantu badashaka kumenya ko ibyahanuwe byasohoye tubirimo kugira ngo bitegure kugaruka kwa Kristo? Ahubwo tukabona inyigisho zidukundisha inaha kandi turi kuhava. Imyaka 38 ikibazo cy'amatsiko. Yego. Ntabwo wigize uhura n'intambara mu itorero zikomeye zagombaga gutuma urivamo? Icyo nta gusubiza, intambara zari ziriho, ariko icyo gihe abazitezaga ntabwo bari benshi. Yego. Ubwo wasanga abashumba wasanga abashumba bafitiye umwanya intama no kuzumva. Yego. Ibyo byari bihari byinshi, ariko ukabona uko biri kose harimo urukundo. Ubundi ikintu cyatumye abantu basa nko kubava mu itorero bakirukanka mu rukundo rujya rushira. Nahuye nabyo, ariko no muri iyi minsi yanyu n'ubusura cyabifite biracyaza ko ntabyo njya mbona. Ndaceceka. Mana ishimwe ko yabishyize ahantu hatagaragara. Oya, biragaragara ahubwo giye mu byandi. Ese wagigeze biza abana? Ahubwo giye systeme zanjye uko natojwe, ko mbere twinjira mu itorero badutozaga ibintu bitatu. Amina. Ikintu cya mbere, kumva ko Imana iri mu ruhande rwawe. Haleluya. Icya kabiri, kumva ko nta rugamba n'uru Imana yagushoramo ibona kutazarushobora. Bane wa muntu utsindwa n'ikigeragezo nta gisubizo afite imbere y'Imana. Ntacyo. Nukuri uzavuga uti ngewe nagize gutya mu birananira mbona barantukaguye ati ndishingira. Hahitaza abakobwa batishingiye. Haleluya. Ubwo icyo uvuga, undi ati ngewe upfa akazi bwarandiye ati ngiye gutya, ubone agize gute araje. Uvuga ati ngewe umusore yazoje biranga mu ijuru no hari umusore wakoreye Imana, bagenda duhere ku babwoye za Uganda bakoreraga Imana. So ngo ngo nta mpamvu. Ikindi bari bafishe kubaka ku rutare ruzima. Hari ijambo ryabagamo batakigisha buriya ryo mu bice 7 bya Matayo ngo umunyabwenge yubatse inzu ye ku rutare. Ku rutare. Imivi iratemba.
haleluya imvura iragwa birahuha ngo ariko ibyazi icyo bitwara iyo nzu ngo ariko umunyabwenge muke ashyira ku musenyi arubaka bivuga ngo ibyaguye ku nzu y'umunyabwenge ni nabyo byaguye haleluya urumva ibikigeragezo ni kugira amagambo meza atari ikigeragezo ni iki ni rusange mu bantu aho niko nashaka gusobanura yego imvura n'imiyaga byaguye ku nzu y'umunyabwenge ariko bigwa n'ibyaguye ku nzu y'umuswa sawa iragwa rero bizatwisha kubaka kuri Kristo nk'urufatiro ruzima yego ngewe ngusubiriremo ikinkanga kikantera ubwoba ni icyaha nakoze yego ariko wowe ibyo uvuga ibyo ugambirira ibyo ukora none se wavuga akakubaza gusa wavuga kijwe mfite imyaka 20 hafi n'ibiri cyangwa 20 kugera ubwo ntambara iba ndeba kugera ubwo ngaruka mu itorero nkaba mwarimu ubwo ngaruka nuko nimvuye mu kandi kazi namara kuva mu kazi nakoraga k'igihugu kagenda nkaba mwarimu bakansengera ku pasiteri haleluya bakansengera ku burezi ugenda uzamuka ukibaza ko ntazari zihari ubwo nge nigeze kuyobora ahantu hamwe ngitangira baturiya ntaje kwigisha uriya nimaneko mu mwitondere saba rero nanje ndabareka ndabihorera ngeze abaga ariko rero by'ukuri shingiye uko u Rwanda ndubona nta utaba maneko yego ngewe uzakora ibintu byabangamira abantu n'ukuri mbishobora ariko ntuzakunda wabonye aho ushobora kwicara ukayobora warangiza ukabura n'unigisha ukayobora ukanigisha ariko buhoro buhoro erega buriya ikintu kigushoboza si uko utsindagiramwo abantu ibyo ushaka ahubwo ni uko ukora ibyo ushoboye bakabyigiraho yego amagambo ntagarura abantu ahubwo bigarura abantu amen gusa umva nageze kubo basengera ku pasiteri ngo nta ntambara zari zirimo kunsengera ku burevera ntambara zari zirimo yego ya ADPR ntuzi intambara turwana nazo nese kukingewe kuba yehode kuzingurukaho ahubwo agiye systeme afite n'imwe ngiye kwikubwira haleluya ngiye kwikubwira n'amabanga ngiye kurivuga ariko ni kuri babwira ikintu cya mbere gihe ikintu cya mbere kinshoboza kumva afite imbaraga ariko ndashaka kubica inyuma kugira bize kuvuga abantu babyumvise ko nzi ko wagenze mu byaro ukahareba narahagenze ariko inzu y'umukene yirirwa ashyiraho ayirwa akinga ntabwo bakinga za niyo kubera cyadakinga se nuko ntacyo biba saba rero icunga riri ku musozi rikimara kurabya hari uryitaho oya iyo ritangiye guhisha bararireba kuki abakire bakinga ibipangu cyane nuko baba bafite imari ibyo baza kwibuka rero njye nuko mba murusha imbaraga se tu ako kantu kankomeza umuntu mvuga wese nuko afite icyo amvugaho kirenze icyo adafite so rero nkumva ntambara zaza zitaza niyo mpamvu nibera ku bumwe bwanjye mu bumwe bwabera nkivugira ivugabutumwa nkaba mbarizwa muri ADPR sindashwana sindatongana ndakandagira kubera iki hari ibyo ndimo mbona ibanga rya mbere mu kubasha gutsinda urugamba nuko buri gihe utagomba kubona neza ko ari igisugu hagurukiye atari igire kuguhagurukiye ahubwo ni satani uhagurukiye muri wa wundi noneho nurangiza uhangane n'umuntu kandi kwambye guhangana nande na satani wakoze ibyo bintu cyo ni ibanga rikomeye yego ibanga rya kabiri muri ibyo ngo Imana igihe twagendaniye igeze ntererana ni ukumenya ngo Imana twagendaniye kuva nakomenya sinigeze mbona aho wahemutse kandi sinigeze kumenya abo wahemukiye kuko utari Imana y'amagambo uri Imana y'imirimo amen ya ntajwe ngira ntabwo nasha kuririmba cyane n'iry'abasaza gusa ariko hari abadive bajya baririmba nyemerera ngendane nawe mwami ukwe noki yagenze nyoboresha ukuboko kwawe unyerekeza aho ushaka hose n'ubw'inzira itagaragara nkomeze njyane nawe mwami
amen. Sinahangara kugenda nawe mukiza, nagoswe n'abanzi igihumbi, dore imitego intaye hagati, burije rwose ntihabona, nkomeze njyane nawe. N'iryo banga. Yego. Gatatu, ikitaraguha iracyakikubikiye. Imana ishimwe. Icyo ntafite Imana iracyakimbikiye. Kandi icya kane ni uko Imana izampa ibyo ababyeyi batasigiye, impa ibyo leta itampaye, impa iby'itorero itampaye. Datamuhaye icyubahiro. Rero nta mpamvu. Urakoze cyane. Nimunyuzwe n'ako kantu nyine mukabike. Kuganira Imana iguha umugisha. Imana pastor. Bose nizere ko uzajya uhora uza kuri Mama Charlene. Nabonye umuntu wakumva kereka yashyize ibiti mu matwi cyangwa gukangura bisinzirije, ariko ufite amagambo y'ubugingo kandi anejeje imitima. Mama Charlene ntabwo tuzemeza abantu, wowe uzavuga umwuka arahari. Burya n'abantu bashaka abantu babemera. Wibyigana ariko umwuka kwemeza abantu. Nibyo. So urakoze cyane. Yego. Hanyuma n'ubundi dukomeje nk'uko ubushize twabibabwiye ko turi kugenda tuvuga bimwe mu magambo ari mu gitabo cya Daniyeli, ibyahishuriwe Daniyeli, ko turi kugenda dushyira amabanga hanze kugira ngo abantu bamenye ibintu bigiye byihishe mu bindi, barushaho kumenya iby'ubwiru bw'Imana. None aha pastor urabizi ubushize twagiye tuganira ni nkaho twarebye ngo ni irihe banga Satani yashyize mu nyigisho zikunda ndisha abantu sijya ngo nibyo twe twavuze, ariko uyu munsi ndi bugaruke kuri iri jambo mbaza ngo ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko ibyahanuwe byo mu minsi y'imperuka byasohoye kandi biri muri icyo gitabo nyine cya Daniyeli. Urakoze cyane. Iyo tugiye kuba mu buhanuzi bwa Daniyeli ngira ngo ubwa mbere twari tubonye ukuntu ya Satani afite systeme zo gusenya, ariko uyu munsi wa none ubuhanuzi tukabwira ababishaka babyemere, turi mu minsi ya nyuma. N'abatabyumva ntibabyumve, ko utazumva we ntacyo wakora kugira ngo umwumvishe. Ariko iyo ugiye kwitegereza muri iyi minsi ya nyuma, urabona igitabo cya Daniyeli ugihuza n'igitabo n'urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, nabihuze n'ibyahishuwe ibice bitatu, aho tuza kubona amagambo agaragaza ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Yego. The first of all, iminsi y'imperuka, ko Daniyeli yavuze ngo yeretswe igishushanyo sigwe n'umuringa n'ibyuma n'umuringa none no ku birenge kigizwe n'iki, navuga ngo kigizwe n'ibyondo n'ibumba. Yego. Bwari uburyo bw'amategeko cyita ubwami budakomeye, abantu bigenga, demokarasi n'ibindi byose. Noneho ngo hamanikuiriza raririmba. Uyu munsi wa none niho tugeze ubu ngubu. Uvanga abantu barigenga, n'ibyamamare, baremeza ibyo bashaka, umuntu yivugira uko yibonera, free speech, kwivugira uko ashaka nuko abireba aho igira ngo abantu barigenga, ariko ni ibyondo bivanze n'iki. Ariyo mpamvu na Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ati witonde mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Masharire ni ibintu 18. Babarira bisome tujye soma ubara cyangwa urafite ikinyo muri telefone nayibonamo. Tunabirebe na hari no muri Bibiliya. Efeso harya. Oya na Timoteyo. Ni Timoteyo wa kabiri je pense 3 chapitre ya gatatu. Bice bitatu umurongo wa mbere. Yego. Timoteyo wa kabiri. Wa kabiri. Genda shaka gusoma nubwo ari inyuguti ntoya ariko ndasoma. Noneho we ujye ubara ku rutoki. Yego. Ubitinye cyangwa mbyikorere giye n'utabyumva. Turabiba. Ubereke kuri kamera, ubumve ubuhenebere, umenye ko minsi y'imperuka azaza ibihe burushya. Kuko abantu bazaba bikunda. Ni cyambere. Abonye? Bakunda impiya. Kabiri. Birarira. Gatatu. Bibona. Kane. Batukana. Gatanu. Batumvira ababyeyi babo. Gatandatu. N'indashima. Karindwi. Batarabere. 8. Badakundana n'ababo. 9. Batuzura. 10. Babeshyerana. 11. Batirinda. 12. Bagira urugomo. 13. 14. Bagambana. 15. Ibyigenge. 16. Bikakaza. 17. Bakunda ibibanezeza. 18. aho gukunda Imana. 19.
bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga gusa zako. tutararenga hano buri wese ibimenyetso bikuranga. Abo sindahagera. Ubonye ibintu bingahe? 18 ariko badakunda Imana ubwo ni 19. Oya ntabwo icyo kirimo. Yego ni 18. Ntabwo bakunda Imana. Ntibakunda Imana ariko bafite ishusho yo kwera. Urumva ibi bintu nibyo turimo. Yego Amashari ibintu 18 bigabanya gatatu wumve. 18 kugabanya gatatu ni 6. Urumva ngo ni 6 6. Babandi bati ni umubare w'inyamaswa, nta nyamaswa irenze. Kuko icyo umuntu avuga atekereza ni nacyo agira gute akora. Yes. Yego. Nta muntu muzima ukora ibyo atagize gute. Atatekereza. Niyo umuntu yabigutsindagiramo urabanza ukabyemera. Urumva ko tubonye ibintu 18. Yego. Ibi rero nibyo bigaragaza mu minsi y'iki y'imperuka. Nibwa twabonye kwa Daniyeli ngo ibumba rivanze byaramano ngo bivanze n'ibyuma hamwe ukuba ntabwo udakomera. Ibintu 18 ubonye abantu barabyicaranye. Ibyo rero nibyo bimenyetso. Noneho ukagera mu gitabo cy'ibyahishuwe ku itorero ry'Ilawodikiya. Yego. Aho yavuze ngo ubwo udakonje ntubiri ngiye kukuruka. Uvuga ko ufite izahabu ariko ntacyo ufite. Uvuga ko rero ungureho umuti w'amaso kugira ngo ubashe kureba. Itorero ry'Ilawodikiya uyu munsi muri Turukiya hari izahabu, hari uruganda rw'imiti y'amaso, hari n'uruganda rw'imyenda myiza. Umuntu akambara akaberwa akagira gute ahubwo atari ko noneho nakabo n'ubu kandi niko bimeze rwose. Ahubwo atari ku uyu munsi atari ko rero nubwo uvuga ko uri umutunzi ariko uri umukene. Nguraho imyenda uhe n'izahabu nguhe n'umuti wo gusiga ku maso nubwo yikorera. Muri iyi minsi ya none nyine kuko turi mu minsi y'imperuka abantu barashaka gushakira Imana ku bintu bifatika. Kandi umenye neza mu masharene isi turimo kugira ngo abantu bashe korama mu kwizera nuko baha basaza na abantu bagombye kugaragaza isura nyayo y'ivugabutumwa. Yego. Cyo ntago bihari kuko amashari y'ibintu bitatu. Turi mu isi iri mu ivugabutumwa ifite ibintu bitatu. Ikintu cya mbere bafite ni ikintu kivugabutumwa ariko rihishe ariko abahanga mu kwitegereza babibona. Icya mbere ivugabutumwa rishingiye ku iterambere. Sawa. Prosperity. Ivugabutumwa rishingiye ku iterambere cyane ry'umubiri apana ry'umwuka ariko. Yego. Ntabwo ngo ni prosperity gospel cyongereza. Zana akira afata abashize bizarahindukiye terura nuko hindukira nyambare mugire gutya inkweto ndende. Bega ukabona ko ibintu barimo bisa na hari iby'ubwenge ku buryo bidukururira mu irari ryo gushaka amafaranga no kuba twahigana no guhemukirana kuko ntituri muri competition spirituelle ngo dukizwe. Umuntu yuzuye ngo turi muri competition ngo nanjye mfite ibi nageza Imana yangura imodoka ndimo ndakandagira abadayimoni. Ntago abadayimoni bicwa n'imodoka pe. No kuri kose bicwa n'isengesho. Abadayimoni ntibicwa kandi imodoka bazikora. Ubushize naravuze ngo bafite n'inganda. Ntabwo Satani yicwa n'ibiryo wateguye biryoshye. Ntabwo yicwa ahubwo biriya byicwa inzara ariko ntibishoboka. Dayimoni yicwa n'ibintu bibiri. Yego. Gukizwa n'isengesho. Ibindi wavuga ngo bari gukandagira. Jambo ryarambabaje ngo bagiye mu ndege ngo bakandagiye abazimu ngo babaye mu mazu meza. Ntabwo abadayimoni babakangisha indege kandi bafite amapesa zikora indege kandi nabo bazigendamo. Yari kinyeze kubona bazigenda nkambaza ngo se gukora ingendo kutajya postinga wagiye ku ndege ntaga ntigero nazabivamo. Nahora postinga ko ngenda amanywa nijoro atse ko utabimenye se ngende nshinzwe nese uri madamu ku buryo umenya ingendo zanjye zose. Urumva hari ibintu biba bigaragara noneho bakazana iryo vugabutumwa gushishikariza abantu gukira gushaka amafaranga gutubura abantu bakandi bagashakisha kandi bigatuma byanga byakunda bizadushyira mu mutego wo gushaka ibyo bintu. Nuko isi irimo igenda yorama gahoro gahoro.
noneho ukaba cyagiye wibuka mu minsi sinzi igihe wakirijwe ariko igihe wakijwe cyose ariko twe dukiza twajya dusenga Imana ikatubwira ngo mwihane nzabagirira neza nzabaho umugisha ibyo ni ibya nyuma genzi bya 89 itubwira iby'intambara n'ibindi ariko uyu munsi utangira ngo iguhaye imodoka iguhaye famu iguhaye moto ubwo abantu babyemeye kurinza abarozi kurinza hariya ugasanga ni ibintu bitari n'ubundi bayita ngo nivuga butumwa rishingiye ku bifatika nabyo turabikeneye ko twirengagiza ijambo ry'Imana Yesu yavuze ngo ibyo byose mushaka n'abapagani barabikeneye ariko data nawe azi ko mubikeneye nakunze rya jambo ntabwo yavuze ngo data azi ko mubikeneye ahubwo data azi ubukene bwabyo ko tubifite mubanze mushaka ubwami bw'iki iyo ni impamvu ya mbere igaragaza ukurindimuka no guhenebera gushingiye mu kwigishwa gukunda isi n'ibiyirimo nk'uko bavuze ngo turimo turashaka kubika mu isi tuzavamo aho kubika aho tuzajya kiwakivuze icya kabiri ni ivugabutumwa ryo ririmo ririca pe ryitwa ngo Yesu yarabirangije yego yarabirangije cyo babita ngo ni ntuze ni license gospel gese nyanije abanyisho za n'ingisho z'abantu rangiye sa nko simbikwe ariko sinkunda kubijyamo deeply kuko mbazi impamvu wateguye ikintu abafite ikindi kintu kiri inyuma y'icyo yateguye aho ntuzahende amasharire niyo umuntu ateguye ibintu nk'ibyo agahoga kubyigisha abafite ikindi kintu kiri inyuma hariya abantu badasobanukiwe iyo license gospel kugira ngo Yesu yarabirangije ngo nimutihana ngo nimugose mudakoze ibyaha amaraso Yesu ngo yapfobeje abandi ngo kumusaraba yagize gute yarabirangije ukibagiza ijambo ryanditse ngo dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage urumva aho no amwadi asundi bamugana indirwa ngwana n'ikirikana inywere rekana isambane rekana ikorera ibyanjye byose bikore uko mbyumva uko bishaka kuko Yesu yagize gute nta kindi ubwo yabirangije nta rubanza agiye rukindi iyo bayita ngo ni license gospel ariko ukirengagiza ijambo rivuga ngo rigaragara ngo nukuwegera Imana agomba kuyegera yera kuko nayo ari yera bagafata amagambo yakarinze bakayubika bakakwereka ibindi bintu kubw'intege nke z'abananiwe icyo vuga bw'inyamaze kubona abantu bamaze kurama ari benshi pepe kandi bagenda ubona ko wibuka ikintu irivuga butumwa ndimo mvuga niriya rya mbere mvuga ririmo riribanda ku bantu bakiri bato mu bintu by'Imana mu basore urubyiruko bumva ati nibyo rwose ati nitugora reka tujye muri ghetto nibi na biriya ugasanga arashaka ufanga iby'Imana n'ibindi hirya iyo ngiyo kubera ko Nebukadineza yatwigishije ururimi rw'abakarudaya n'imirire y'iki Daniel yavuze ukuri nyumva ngo bufungura ko se cyo gutwaye kuko umwe hano baramuhagarika akajya hariya handi n'abandi bagasohoka ariko uzi ko ari byo guhagarika ubusambanyi ukabona abandi bakwakirira ubwo busambanyi nta n'ikibazo kiba gihari nibyo nta ngorane nyine biroroshye icy'ingenzi ni ikindi cy'imperuka ni ubwinshi bw'amadini agomba kuza bahora bambaza buri munsi ariko kudashinga idini ntabwo ariko ndashinga mu mubwire icyo ngiye gukosora mpora nibaza ikintu nashinga idini ngiye gukosora ikize cyakozanye kireka ngiye nk'ahantu hatavuga Imana cyo batazi Imana ugasanga icyo gihe ngo abagore 7 ni Yesaya abivuze ngo bazishyira hamwe babwira umugabo ngo twe turitunga twe tuzigaburira ariko tukwitirirwe uyu munsi batereka ubundi iri toro riradusuzugura tubera umushumba ukanyimikira muri iyi saro yawe tubera umushumba noneho bakagaburira pasiteri bakamugurira imyambaro bakamugurira inkweto ariko bakitwa ngo giye ngo sengera kwa pasiteri runaka hari n'ubaza ngo itorero ryawe ryitwa irihe akavuga ngo sindyibuka umushumba wanje n'uwe none urumva icyo gihe babagore 7 bavuga ntabwo ari 7 nyirizina mu buryo bw'ubuhanuzi yuko abantu bazanirwa kugendera mu murongo muzima bihitiremo umuntu ushobora kubigisha nk'ibintu byabo amubwira ati turaguhemba turakwambika sare turayikodesha ariko turambiwe agasuzuguro jya hari tuyobora nawe wavuga utari ku bundi ko nahembwaga 20,000 ubundi hongeye n'imodoka shwe n'abana bige mu ishuri tugenda rero ubwo icyo gihe nugenda gutyo ntuzavuga inyigisho nzima kuko uwaguhaga ibyo kurya azacomora urusinga uragomba kwigisha ibyo ashaka kuko uri gukorera abantu uvuga ngo kuba guhemba nyine urigisha ibijyanye n'ibyo bagusetinzemo bagati hano nta kuvuga icyaha
hasi nyine mukaramya mugahimbaza mukivugira gutyo muri beza muryoherwe ibintu taho nyine kuko nibyo nyine bagwitemo noneho ku buryo no gutumira abigisha baravuga ngo uriya muntu w'ibigufa ntabwo twamukira kuko hari insengero sinzi vuga mu mazina batemera kuvuga ku ijambo ryitwa icyaha cyane kandi ugeze no kumbwira ati nubivuga bose barasohoka none se ubutunzi iki oya nibyo kuko iyo utunga umuntu utihana nawe guhindukira akaba yakuruma ni nko gucirira imbwa ikuze ntabwo ikwemera ikuze ngayo musaza n'umukecuru ndavuga imbwa ikuze ubukeneye gutunga intoyi zakumva ni nk'urugero mbaye bateye ngo ngiye gutukana ntagira ngo ngiye gutukana munyumve neza no kuvuga ngo uragenda wowe kubera ko umutunze ntabwo ubuze ubutunzi uwo ari we ko ntashingiye ku ijambo ntashingiye mu kwihana ntafite ya fondasiyo ahubwo arimo aragaburirwa inyigisho zo kwa Nebukadineza umugore nusa neza mugabo nagira gutya usohokera hano ngo zamura amavuta kujya kurira muri hoteli no kuzamura amavuta cyangwa se bituma amavuta ashira abadayimoni byici kandagira abazima bivugira ku mugaragaro nta dayimoni wicwa n'imyenda nta dayimoni wicwa n'ibiryo nta dayimoni wicwa n'amafaranga satani yicwa n'ibintu yego gukiranuka nibyo byica shitani kandi agasinzira ubuhera indi ya gatatu rero ariyo twari dukwiye gushyira imbere mu kwigisha niyo bita ivugabutumwa rishingiye mu kwihana yego rwose kuko ariko Yesu yavuze muri Matayo 28 aravuga ngo nuko mugende mubwiriza abantu bose ijambo ry'Imana ibyaremwe uwemera akizera mubatize mugende muhindura abantu umurongo wanyu musoje mubigishe kwitondera ibyo nababwiye kwitondera dore ndi kumwe namwe kugera ku mpera iyi niyo misiyo ubundi bayita the great mission amena ngo the great mission ni iyi ngiyi go and preach them mubahindure mubigishe kwitondera mubigishe nuvuga ngo uyu munsi wa none itonde reka itonde ngo akantu k'ikibanga karimo badukurikira abantu bari abanyabwenge uyu munsi ntidushaka kuba bigishwa ba Yesu turashaka kuba bigisha ibya Yesu yego kubwo ibintu byavamo se biravamo kwigisha ibya Yesu kandi tutarabigishwa be umva nta muntu Yesu yatumye kuba umubwiriza w'ibya Yesu yego ubigishe mubahindure kuba bigishwa twebwe iyo utari umwigishwa wa Yesu ukashaka kuba umwigisha ibya Yesu haba hari n'ikibazo wagombye kubanza kuba umwigishwa wa Yesu deni ibyo ufite ukabita nkuko Paulo yavuze ngo mu igice cya mbere ngira ngo mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto ngo rwa mbere ko nico taravuga ngo nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha w'umuhanga undi wese akwiye kubaka ariko mwirinde uko mwubaka yageze ikirenge avuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye kuko ageze mu cya Kristo Yesu avuga ati impamvu y'amacakubiri irava he biragenda bite ati mwebwe ari Paulo ari nge ari Apollo ari Kefa twese turabaho ngaho ariko Imana niyo twarabibye urumva aho hantu bivuga ko igihe cyose utari muri ya misiyo nkuru nuvuga ngo Yesu yaduhaye misiyo mugende mubwiriza abaremwe bose ijambo ryanjye uwizera akemera muzamubatize reka rero nguha amakuru yanjye itorero rigarukiraho kwenika mu mazi kuzuza igitabo ubundi niba aho batega igitambaro ukagifunga n'amatwi ukenda kuyaca niba aho bambara babikora kuri ubwo buryo ubwo ugahindura akabari ukayinywera mu rugo cyangwa ugakora ibindi bintu ibindi ntawe uza no ariko tukirengagiza ya step ikomeye mubigishe kwitondera ibyo nababwiye urumva hahandi noneho ngiyo ro misiyo ishobora gutuma tubasha guhangana n'ubucakura bwa Satani yego ariko uyu munsi urahangana nabwo gute kandi tutarimo tuvuga ibyo dukwiye ko twakavuze izo ni intege nke ariko tukanasaba support riko noneho ibaze kugira ngo ujye kwaka imbaraga cyangwa Imana ntera inkunga kandi utari kuyikorera shyigikira muri uyu murimo misiyo urimo se ni yandi
ako ni akabazo ko kwibaza ngo iyi mpamvu ubuhenebere bugenda buza reka nkubwire ni ukuri bw'itorero nubwo turibona yego haracyari imirongo itarapfukamira bayani ariko hari ibintu ubona ko haba mu nsengero nyinshi mu bantu benshi mu ivugabutumwa ryinshi rero igitabo cya Daniel yasobanuraga ngira ngo asa nk'abihuje aravuga ati mu minsi y'imperuka abazahindurira benshi gukiranuka bazarabagirana nk'inyenyeri urumva rero ko guhindura mubahindure mubigishe mubahindure mubabatize mubigishe kwitondera ibyo navuze urumva hari uvuga butumwa ry'uburyo butatu niryo ririmo bibangamira iyi si uburyo binabukubwiye iya mbere imeze nk'ubuhumyi kubera gukunda ibintu no kurangarira mu isi iya kabiri kumva ko Yesu yabirangije umuntu ashobora kwikorera ibyaha ko no gukangura abanyantege nke ati n'ubundi z'ubundi murambuze cyuko n'ubundi icyo kintu iryo rivuga butumwa rya kabiri ni ukongera gukangurira abantu bari batinyaga icyaha kubera gutinya Imana ariko ko babonye babwira ati reka Yesu yarabirangije abantu bishoremo abantu barunduke kera umunsi nzagaruka nzakwigisha intambwe 8 ziranga umuntu waguye kandi ahagaze akiririmba akivuga ubutumwa agikora ariko tubakopeze intambwe ya mbere urasanga hano benshi baza kwandikira muri commentaire intambwe ya mbere ni ukwirangiza gusoma ijambo no gusenga biherereye yego niba uyifite nawe deja watangiye kugenda gusoma ijambo no gusenga wiherereye wewe jyawe we n'Imana we bwite so ngibyo bintu ushaka kumbaza rero nuko bimeze ngo ubwo buhenebere ngiyo nzara nko kwerekeramo ariko nkavuga ngo hariho abantu yarabifuza uriya mukozi Imana ndamukunda Daniel avuga ngo ariko abazi Imana yabo Imana ishimwe bazakomera bakora iby'ubutwari kandi abahinduriye benshi gukiranuka bazarabagirana nk'inyenyeri bivuze ngo hari abakomeje Imana n'amategeko yayo hari abantu batarahindurwa n'iminsi bagezemo badahindurwa n'amagambo abavugwaho badahindurwa n'inzara badahindurwa n'uko ibihe byahindutse ko twe ntabwo turwaye sinozite n'ibwo umuntu agapfuna yagira no hari abantu usanga arwaye sinozite yo mu mwuka ngo bamvuza agapfuna karakara ngo izuba ryavuye akajya mu nzu bakabona ni umurwayi ngo no ahubwo ibyo tunyuramo bikomeye nibyo bidukomeza ni nabyo biduha amasezerano mazima unaniwe cyane urumvize mu magambo ndizera ko n'abadukurikiranye nabo bishimye aya magambo ni meza Imana igikomeza iduhe abantu bameze nkawe abakozi Imana yahamagaye kugira ngo tubwirize isi ni ukuri mureke mbabwire mw'abantu mwe bankurikiranye nimba hari abantu bazicuza bakababara umubabaro ukomeye n'abantu bisinzirije bigize nkaho ibintu batabizi kandi babizi mbabwira abantu bafite akaga n'amakuba n'abantu bihuriye n'Imana Imana ikabaha ubushobozi bwo gusobanura iby'ubwere bwayo ariko bagera mu bihe runaka bakaba batangiye kuyobya abantu kandi ukuri bakubitse mu mitima yabo ikindi mureke mbabwire ntimukemere ibintu ntimukareberere ibikorwa bibi ntimukareberere nimba ufite icyo urusha abandi ku by'ubwami wamenye ngwino bibwira abantu bibwira isi abantu batazavuga ngo ntibumvise ngo abahungu ba Eli ngo yangaga kubacyaha akajya agira gutya ariko Imana yamubwiye ijambo rikomeye kandi abahungu be bagize iherezo ribi inavuga yuko nta muntu wo kumusimbura mu bahungu be azabona kuko ngo abahungu be bari baraziniye Abisiraheli ibitambo mureke mbabwire nimuze tuvuge ukuri uko kumeze kubyo twiyiziye twamenye hanyuma ubundi Imana izikorera umurimo wayo nta na rimwe Imana izava mu ijuru ngo itubwirize izatuma intumwa ndetse n'abahanuzi Pastor turagushimiye murakoze cyane nimba wumva hari ijambo rya nyuma usigaje kuba wagira icyo ubwira ku bakunzi ba mu masharirene inama nziza mu bihe nk'ibi yego mu bihe nk'ibi yego inama nziza kandi ifite icyo zakugezaho gira igihe cyo kwiherana n'Imana mu ibanga ryawe yego icyo ni icyambere kugira igihe cyo kwiherana n'Imana
bihe nta byawe. wundi ubijemo. Kabiri, hari indi ndwara yadutse abantu bagikunda kujya gusenga, yego, kijya guterana. Cya gatatu, imirimo myiza yose wakoreraga Imana ntuzayireke kubera abakurwanya, yego, ahubwo uzayikomeze, kuko Imana nta nubwo yabatumye kukurwanya. bashobora no kuza kugira ngo bakurwanye ku Imana ipime kufasha kubishobora, Yego, ariko shikama, wibireka ngo pasiteri agize gutya, yego, wibireka ngo barayarya. Oya, we kora ibyo ugomba gukora byawe mu rwego rwawe. Uko bayakoresha birabareba, kuko n'ubundi umuntu yatambaga ibitambo, uko babikora bikabareba. Yahora nuhaguma uzatsinda amashari. Nicyo nakongeraho. Murakoze. aha pastor, turagushimiye, Murakoze cyane. turagushimiye, ni ukuri Imana iguha imigisha myinshi, kandi ndasaba n'abadukurikiranye mwese kuri ibi bintu, mukurikije ibi bintu turi izi message turi gutanga, waba ufite ubuhamya, waba ufite ubutumwa bwerekeranye n'ibi bintu, kugira ngo abantu bakanguke, bave muri za kodi. Uzi umuntu ukubwiye ngo ugiye kurira indege kandi ugiye kurira isanduku bakujyanye muri morgue, ugiye kujya Rusoro, uzi ukuntu aba ari umuntu mubi, aba aguhemukiye. Uzi umuntu ukwizeza ibitangaza atazanaguha. Erega nimumenye neza ko abantu badusezeranya ibintu si bo babifite, ibintu bifitwe n'Imana. Va ku giti dore umuntu, va ku bantu dore Imana. Abantu ujye ubareberaho ibibagomba, ariko umenye ko hari umwami w'ibihe byose utuyoboye. Pastor turamushimiye, ariko nawe ndagushimiye kuko ukomeje gukurikirana ubu butumwa. Ubutumwa bwa Daniel ntabwo bukwiye kurangirira hano. Ujye ushyira kuri stati, uha abantu, ubasharinge, bamenye iby'ubu butumwa, ubu buhenebera abantu babuvemo, bo kuguma mu kinyenga kiriya miziki yo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ibintu byo kurya rojyo rwose rojyo. Gusa ubu n'umugabo, hari umuntu wahora arya utuntu tw'udusosi tw'ubunyobwa akazagira imbaraga zo guhangana n'iyi minsi. Murye n'ijambo ry'Imana rikomeye kugira ngo mumenye iby'Imana ikunda ndetse n'ibyo yanga. N'ubutaha rero tuzakomeza, n'ubundi ntabwo birangiriye hano. Pastor tumukeneyeho ibintu byinshi, agomba kutugirira inama. Nabibabwiye, umuntu wamereye imvi muri ibi bintu aba afite amakuru kandi atari ibihumbi afatika. Turamushimiye, ariko namwe ndabashimiye. Mukore subscribe abatarayikora, mu comment, mukore share. Pastor ongera utwibutse yantoza ya ministeri, n'ubumwe bw'abera ministries kuri YouTube barabibona, muyigeho. Murakoze cyane. Ituro rikomeye do. Subscribe, uyikore kugira ngo ujye ukomeza urebe, gusobanura inzozi ufite n'ibyo wamusobanuza. Ndumva watangana nimero yawe, usibye ko tuzakiraho n'ikiganiro. Niba muyishyiraho nta kibazo, twikomereze birahana. Imana ibahe umugisha. Amen.